radiyo Rwanda ndabakurikira nta statistique bajye bavuga. radiyo Rwanda ni ukuvuga ngo umukinnyi ngo ni uw'ijigo ngo afite agatuza ngo afite imoso ngo arihuta ngo afite ukuntu azamura santere ngo afite ukuntu atsinda ibitego by'imitwe ngo aragaruka kudefanda ngo afasha abakinnyi hagati mu kibuga ugatahira ibyo ariko ukazategereza nko kumva akantu k'agasesite kavuga ngo uyu mwaka yagize uruhare rw'ibitego ibi n'ibi none uriya warangiye nawe yagize ibitego ibi n'ibi. abantu benshi radiyo Rwanda ntabwo nyine uburyo bo baza nyine bavuga amakuru biraho ntabwo basesengura cyane nyine babyinjiremo cyane. Niyo mpamvu sinzi kandi wareba ugasanga abantu barabakurikira cyane ariko nyine ushaka ubusesenguzi ntabwo radiyo Rwanda wayumva wenda si ukubibasira ariko nyine abantu nabo barabizi ko radiyo Rwanda yitanga amakuru nyine tubira aho ngaho uzarebe n'ama breaking news ntabwo baba ari abambere kuyageraho sinzi wenda bo urabizi bakunda gusesengura ibyo abandi bavuze cyangwa se nyine ugasanga nta busesenguzi bwa hatari burimo nyine wenda kuba ari radiyo y'igihugu wenda ibyo nibyo biha ijambo n'abantu bakayumva cyane birumvikana ariko akenshi nta abantu benshi kuko abantu benshi ariyo bakunda kumva usanga barayobye nyine cyane kuko niyo babumva nta statistique bagarukaho cyane nyine bivugira amakuru bagenda gutyo nyine ugasanga APR iguza umukinnyi ugasanga nyine abafana bazi ubwo ko ari ijigo nk'uko babivuze wazareba mu kibuga ugasanga nta kirimo kuko ntibigeze bajya mu mibare ngo basesengure wenda barebe statistique ze aho yanyuze nuko byagiye bigenda ariko reba nk'abakinnyi bere bariya mu by'ukuri barabona ibindi mu by'ukuri abeshye w'amana we koko urumva mu Rwanda ngo hari ikintu ngo abanyamakuru bihaye cyo kurangira ikipe umukino nabyo bimaze kakazuba warasabye ari akabunyamakuru ko buri kintu ushaka gukora ubanza ukakigira ubundi nabo umuntu yabagira inama bakamera wenda nka mugenzi wacu Mucyo Anton wasezeye umwuga akajya mu agent nyine byeruye noneho atabikora ari kiri n'umunyamakuru wenda agatangire kogageza abakinnyi kuko iyo umunyamakuru aje kogeza umukinnyi ubwo n'ama equipe nayo kuko iyo mu Rwanda akunda kuyobywa n'itangazamakuru usanga nabo bahita bashiduka ugasanga bise bamuzana rwose bakanamusinyisha no ku mafaranga menshi ngo basinyishije intwaro ariko nyuma y'igihe runaka nyine ubona ko bayobye kandi bikaba uyu mwaka bakabisubiramo n'undi mwaka utaha nyine sinzi ntago biga nyine ngo barebe wenda ngo uyu mwaka twakoze amakosa twazanye abakinnyi bari hasi reka tuzane noneho abandi bari ku rundi rwego noneho sinzi nyine ikintu kibamo cyo kuyobya itangazamakuru riyobya ama equipe. Hari n'abantu bavuga bati ama equipe yo yifata akizera abanyamakuru yo nayo ashobora kuba ari urwego atarisobanukirwa wenda ngamenye urwego ariho rwo ese dukwiriye gushyiraho umunyamakuru akaba ariwe twizera cyangwa dushyiraho umuntu ushinzwe kuba yasesengura ibintu byose bya equipe abakinnyi urwego rw'abakinnyi ikeneye ese nyine buri kimwe itagendeye ku nama z'abanyamakuru ko urabizi abanyamakuru benshi hano mu Rwanda bayobya amakipe rwose bagiye banabishinzwe kenshi n'amazina amwe namwe agenda agaruka y'abanyamakuru binjira mu equipe nyine babandi usanga bagira bayifitemo akazi ariko abantu benshi none hari igihe babihuza bakavuga bati usanga abakinnyi benshi bagiye baza bari hasi usanga byatewe n'itangazamakuru rifata umukinnyi wenda nka barafinda rikamwogeza cyangwa se iraguha haje bakamutakagiza rwose bantu bo muri APR badasesengura cyane nimba ari abayigurira nimba ari ubuyobozi wenda nta wabimenya bakumva ko wamukinnyi ari igitangazo kuko itangazamakuru riri guhora rimugarukaho ugasanga bamuzanye nyine kuri icyo gitutu cy'itangazamakuru bavuga bati wenda niwe mukinnyi mwiza kuri 11 mu banyarwanda ugasanga nyine ni icyo gitutu igendera ugasanga niyo mpamvu izana abakinnyi abantu benshi bashidikanyaho ariko nanone hari akandi kantu nanone wenda ndashaka kukubaza gatoya hari uyu mutaramu nanone uyu rutayizamu umunyatangazamakuru nabonye byatangiye kugenda bigarukaho yo muri APR bavuga bati uyu nguyu rwose arashaje nta bintu byinshi azadufasha sinzi wenda mu mbone ubibonamo uyu rutayizamu ko ibitangazamakuru nyine muri uwo mujyi wo kuyobya ama equipe se ni iki bari gushingiraho bavuga ko ashaje nta bintu azafasha ikipe ya APR nuko wenda bimwemo akazi cyangwa se wenda nukuri baba nawe wo bisesengura ute muri make uyu rutayizamu APR igiye kumanura cyangwa yamaze kuba yasinyisha nyine umusesengura ute mu mboni zawe mu magambo make wenda
urangiye ntabwo nkunda guca umukinnyi intege ngo araje arashaje ntawamenya wenda ikibuga kizabwira ariko njyewe nagiye nkurikira bavuga ibintu bagiye bavuga aho yagiye akina narahumvishe ibitego yagiye akinamo nanjye ubwo nafashe telefone njya kuri koromu ndamusacinga ngenda ndeba amakipe yakinyamo ibitego yagiye atsinda amahati ndamwitegereza uruhande rumwe nanjye kumucira urubanza ese ubona nyine hari wenda ariko urundi ruhande urubona nkavuga ni nk'abantu dukeneye kugera aho tugera mu marushanwa ya Afurika niba dufite shehe Djibouti wataraba twiyeretse kuri nta kuntu bafata amafaranga ayo mafaranga baguze aba bahahagena abandi mu by'ukuri bagahigamo abawinga babiri beza bagaragara beza bari ku rwego rwo hejuru ko abangaba rwose sinzi kuko niba ndi umuntu wanjye widakarage kizi mana nyagasa abakozi bose aperi yavuze ukava mu hagati mu kibuga kuri ngo nitege Uganda niba ritege uwo yaje kumara iki kose ntabwo umwemera habe na gato ko numvishe nanone muri wa mujyi w'itangazamakuru ryo kogeza abakinnyi numvishe bavuga bati rwose ni umukinnyi ukomeye ngo mu gihugu cya Uganda ngo mu ikipe niba kubizi ni itangazamakuru nanjye ubundi uyu Frodouard ashyizemo imbaraga uyu yarisha Frodouard ntabwo yamurusha none se uyu ari umukinnyi ari umunyarwanda uyu yarisha Casemiro mu Mavubi oya ariko buriya nasanze itangazamakuru hano narihebeye nuko nagiye kureba nyine bavuga bati mu ikipe y'igihugu ya Uganda banzamo umwe mu bakinnyi bayihetse ngiye nsanga imikino aheruka gukina ni kwa kundi umukinnyi bamushyiramo iminota 30 ya mbere akaba bamukuyemo cyangwa se 30 ya nyuma nyine kuba akina ikipe y'igihugu arayikina ariko ntabwo ari umwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamba ariko burangiye umukinnyi aperi yavuze w'umugande nkavuga ni angana nabagira inama yo kujya kumuza uyu muhungu ngo Arani Okero Arani Okero yaravuzwe cyane abafana b'ikipe ya aperi batangira kwishima bazi ko agomba gusinyira ikipe ya aperi ariko yaje kurangira itamusinyishije sinzi wenda impamvu kandi wa muhungu nge naramwitegereje mbona umupira uteye ubwoba nabo azi umupira mwinshi cyane we noneho mu ikipe y'igihugu ya Uganda barimo ahozaho ntabwo ari cyane byo gukabirizwa wamurisha se ninde wamwicaza ariko uwo bita Ronald Sekiganda we ni ibindi nasanze rwose oya baratubegera aho baratubeshye imvune iki kintu cy'amarusi bavuga bazaba tugitekereza ibi bintu byo mu mupira tuzahita tubitekereza ariko uziko aho kugira ngo ufate miliyoni 500 ziguremo inshinga z'abakinnyi aho ngo ufate miliyoni 500 ziguremo abakinnyi 10 usange ntabwo bashoboye uzi ko wafata 200 ukajya muri Simba ugakuramo umukinnyi umwe gusa ugafata 300 ukajya muri Aseke bimaze ugakuramo undi mukinnyi ukajya ubikora ucyo buri sezo ebyiri byarangira nko mu kwa mbere bigenjeje uko ukongera no mu kwa gatandatu ukabigenza uko wahita wubaka ikipe ikomeye iyo kipe ntabwo yabikomeye ariko uvuze ngo uzabagurira rimwe none baze bakomeye none byagorana nta ikipe ufasha abakinnyi sinzi ngo uragihuzanye haje sinzi ngo uragihuzanye sinzi wumvisha ngo bo muri polisi n'abo muri Gasogi bose njye buri umukinnyi polisi yari ifite numvaga wakina muri aperi nje nkabigamye neza ko yabona mu mwanya uriya muhungu ni umugande ni umuntu ukina hagati mu kibuga w'ibisuko uramuta ni kamutande ufite ibisuko inyuma bijya inyuma yego bigire dukuntu ukina gatarati iteye ubwoba izina rye ndaryibagiwe harimo izina rye ndaryibagiwe wenda umuntu araza ariko ndamwibuka cyane wenda n'abantu baraza kumutubwira nanjye ndamwibuka rega ndamuzi uriya muhungu uriya n'umuntu bita Agredi nibo bantu bari muri polisi nshobora kuvuga ni aba babona umwanya muri aperi 100 ku ijana ariko ntabwo mbwira ngo
urashaka kujya mu matsinda uragihuguza haje muri reyo abantu benshi ntabwo ibyo bintu bagiye babyakira neza haje muri reyo ntabwo biriya bintu ntabwo nigeze mbyumva habe na gato njyewe ubundi bavuga ngo APR igiye kugura neza numvishe wenda ishobora kureka abanyarwanda ifite ikongeramo wenda ikongeramo abanyamahanga beza nka batatu cyangwa bane beza bagaragara ko kandi n'ubundi aba bakinnyi izanye b'abanyarwanda sinzi ko bazapfa no kubona umwanya wo gukina nyine biri aho niba abandi baza bakicara ni nk'aho batuyisengera seni nyine bagira wenda baze birire ku mafaranga njye niko mbibona hariya no kwirira ku mafaranga nka buriya APR yagize umwana umukinnyi wari uzi umupira nuko nyine football yo mu Rwanda utamenya nka buriya uriya muhungu uriya bamwita agahungu kagufi bakitaga nde Aniseti yari ibindi uretse ko abatigeze bamwita Aniseti yari azi ikintu cyitwa umupira uteye ubwoba yari azi umupira mwinshi iminota yajyaga amasimbuye si twayibonaga cyane sinzi nk'ubu ikipe bita Reyo yarivangiye iki gikombe cyari cyahise uyu mwaka abantu benshi bari baragihaye ariko nayo sinzi nyine kwa kutabaseriye nyine nayo birangira gitakaje ubundi byararangiye nari naranacishijemo umurongo kuko Reyo yari yiseye mu buryo bwose utakeka ariko wa mugari nanjye naje gukurikirana naje gutekereza kuri Mucyo Anta Mucyo Anta akantu yavuze ko kuvuga ngo umuntu wavuze ijambo ruswa muri Reyo yavuga ngo aba bantu bariye ruswa ashobora kuba ari umuntu watumye kiriya gikombe kibura cyane iyo ako kantu gatuma noneho ikipe icikamo ibice ugasanga nyine adversaire akakomeza yizamukira mu manota mwe mugasanga mutangiye gukekana nyine ugasanga abakinnyi bamwe bakomeye batangiye kubashyira hanze babakekaho ibintu runaka ugasanga nyine umusaruro ni kuri kubura kandi nanone kari akantu nakizaho ndavuga ariko ubundi wamuhungana umuntu wazanye iki kintu cyo kuvuga ngo Ombolenga yariye ruswa cyo kuvuga ngo umuzamu yariye ruswa cyo kuvuga ngo Haji yariye uwo muntu ni urya na Reyo nayo abantu benshi bayishimira Reyo nayo sinzi ubundi Reyo iramutse itsinze APR cyangwa ikayitwara nk'ibikombe nka 2 byikurikiranya iyikubita nyine yitwara ibikombe nk'imyaka nk'ibiri ikurikiranya APR yahita ikomera uwo mwaka we ntabwo yakongera kugura abakinnyi bari kuri urwo rwego hari n'igihe rishobora kubitwara idakomeye Reyo sinzi buramo akantu k'ubusivire nyine niko kayikoraho ariko ubundi yakwiriye kujya ibitwara ahubwo ubona ko ari sinzi njye mbona ari buriya nureba bano basaza bano bafite Reyo aba nabacishemo umurongo simbene nabo nta kirimo nabo abantu benshi abareba barababeshya uyu mupapa wari uyifite ritayadi uyu yari ateye ubwoba yarateye ubwoba abafana b'ikipe ya APR batangiye gukangara nabo batangiye byaratunaniye gukuramo umukinnyi nta mukinnyi wapfaga kuvamo ariko sinzi abasaza bameze nk'aho bari gupfundikanya nabo nyine baje muri Reyo byo sinzi nyine nabo kuko basaga nk'aho batangiye kwibagirana asanga baraje kwiyibutsa abanyarwanda wenda nyine basaga nk'aho batangiye kwibagirana umupira w'u Rwanda wenda ariko nabo wenda sinzi niba baseriye wenda nuko nabo nabonye rekrutoma zabo nazo ziri gukemangwa ariko nyine wenda Reyo iramutse bayiseriye nk'imyaka nk'ibiri yikurikiranya itwara ibikombe bya shampiyona APR nayo APR yakanguka ntabwo yakongera kugura abakinnyi bari aho babaye noneho ikibi cyabo nta nubwo bahuza nabo nicyo kibazo umwe avuga ikintu undi agahita amuca mu ijambo undi yajya gukora ikintu undi agahita agicishamo umurongo akavuga ati ikintu ndacyanze reka dukore iki ngiki ibyo ugasanga nyine nibyo bituma ikipe icikamo kabiri ikintu cya mbere gituma mvuga ko abona abasaza nta mupira bazi nk'ubu ngubu batunze mikoro ukababaza ati mutubwire nk'ibintu bibiri mwagendeyeho muzana uyu mutoza watozaga Mukura babivuga barabifite wenda ntibabura ibyo basobanura ariko nyine ushatse kubisesengura wasanga nyine ni bya bindi byo ko umuntu atakubaza ikintu nyine ngo ubure kumusubiza ariko nyine usanga ibyo bari gusubiza nta shingiro bifite byaranahise numirwa avuze ni ese bibaho Reyo ngwindushe gutoza Reyo uyu wa Mukura
nawe rero none ageze muri Rayon atangiye kuyobora ngo ndaza utangiye kuzana abantu badafite ibyangombwa bibemerera gutoza mu bigende bihe. Nanone ikindi kintu nabonye Rayon sinzi nayo ijya igira ikintu cyo kwizerera mu bintu utamenya nyine biri aho bitagaragara ko ikindi kintu cyantunguye muri iyi minsi ni ukubona umukinnyi nka Rutanga wayivuyemo akajya